Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi aho muri mwese turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Uyu munsi ni umunsi mwiza twongeye kugira umugisha wo kubana namwe. Turi kuri channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Aho uri hose turagukunda kandi Imana igumisha cyane. Tugarutse mu nkuru y'akababaro, kandi inkuru toroshye yumvikanye mu matwi y'abacu twese, abakunda gospel, bakunda ijambo ry'Imana, bakunda indirimbo, ku muhanzi mumaze igihe muzi, wari umaze iminsi amenyekanye cyane, wo bita Gogo, akaba amaze kwitaba Imana mu gihugu cya Uganda aho yari arwariye. Nk'uko inkuru zimaze kubigaragaza n'abari hafi y'ubuzima bwe, akaba yaragiye mu gitaramo cyari kiri kubera Kampala. Igitaramo cyatumwe uyu muhanzi, kandi aherekejwe n'itsinda baba bari kumwe rimucurangira, rimufasha mu buryo bw'umuziki, rimufasha mu buryo bwose bw'ivugabutumwa rye. Akaba inkuru rero yabaye amaze kuba kimomo ko yafashwe buryo butunguranye ikajyanwa mu bitaro, ariko akaba aya masaha amaze kwitaba Imana. Nk'uko bigaragara mu makuru twahawe n'abari hafi ye, uyu muhanzi akaba yitabye Imana ku myaka ye 32, kandi akaba ari n'inkuru ibabaje mu ruhando rw'ivugabutumwa mu Rwanda, abari hafi ndetse n'abari kure. Ikindi akaba ari umwe mu bahanzi bari bazamutse bakunzwe cyane, abantu bose bamukunze kandi bakunze n'inganzo ye. Abantu benshi baribaza ngo azize iki. Kugeza ubu kigaragara yararwaye, kandi ni indwara isa n'itunguranye, ntabwo ari indwara yamaranye igihe kinini, ntabwo ari n'uburwayi yajyanye, ahubwo ni uburwayi bwamutunguye. Ariko hagati aho ko biri kose turamwifuriza iruhuko ridashira, kandi abantu mwese aho muri nukumenya gusenga kugira ngo abashe kuba yatahukanwa, akabasha gufashwa gushyingurwa mu gihugu. Nk'uko mubyumva ari hanze y'igihugu, ntabwo ari mu gihugu mo imbere. Ni ibintu bisaba ko haboneka izindi imbaraga zindi kugira ngo uyu muhanzikazi abashe gushyingurwa mu buryo bw'icyubahiro. Iyi nkuru rero ibabaje itugezeho mu masaha makeya, kandi nk'uko mubibona ni ikintu kisaba kwitonda mu buryo bwose. Iyi nkuru nk'uko mubibona ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru iteye ubwoba. Abantu benshi baribaza ngo azize iki, abantu benshi baribaza ngo habaye iki, baribaza ese abamujyanye kuki babonye yarwaye ntibamugarure, kuki babonye afite ikibazo ntibamubwire, kuki ntibabone bamugarukana. Ntabwo yarwaye iminsi myinshi, byatangiye kumenyekana umunsi w'ejo ku wa gatatu ko yaba yagiye mu bitaro. Ntabwo bigaragara ko atari indwara yaramaranye iminsi, nta nubwo yanayijyanye mu bivugabutumwa. Ariko mwese nuko amakuru ahari ari uko umugeni aratashye. Gogo yakoreye Imana mu buryo butunguranye, mu buryo abantu benshi batari babyiteze, mu ndirimbo ye yitwa Everyday no mu zindi yagiye akora. Kandi yaramaze gukora ibitaramo, cyari cya kabiri yakoreye mu Bugande. Ubwo rero nk'uko mubibona, akaba umugeni atashye. Ikindi ni ibisanzwe, nte kugira umuntu uterwa amabuye ngo byagenze ibi byagenze gutya. Umuntu wese yarwara, umuntu wese yakitaba Imana, umuntu wese yataha igihe cye cyo kigeze, birakunda umuntu agataha. Nta byacitse. Hari abantu bakunda byacitse, byagenze ute, habaye iki, se kuki umuntu byagenze gutya. Oya, nta mpanuka yakoze, nta wamuroze, nta wamukubise, nta wagize ute. Ni ibintu bisanzwe mu buzima. Ni ibintu bisanzwe mu buzima. Umuntu ashobora kwitaba Imana, umuntu ashobora kurwara bitunguranye, ashobora kurwara wenda akarwara igihe kinini. Kandi ikindi, umuntu wariri mu murimo w'ivugabutumwa, umurimo w'Imana, ni ibintu bibaho. Imana ishobora kugusarurira aho igusanze, ishobora guhamagarira aho wari ugeze. Ntabwo Imana rero ireba nk'abantu, ntinegurizwa izuru, ntinareba ku myaka, ntinareba n'igikundo wari umaze kugira, ntinareba n'imyaka wari ugezemo. Gusa twanasaba wenda kugira ngo afashwe bwo kuba yagezwa mu gihugu imbere, kugira ngo abe yashyingurwa
yafashwa mu bitaramo bitandukanye yagiye agaragaramo. Yari umuntu abantu bose barafite ku mutima, yari umuntu wari umaze kuzamura kariyeri ye mu buryo bw'imiririmbire, abantu baramaze kwiyumvamo, baramaze kumva, kandi batitaye uburyo yahagurutse. Hari abantu baragize umuhate wo kumushyigikira, kumufasha, kugira ngo akore ibyo bitaramo. Urabona ko yagiye agira ibitaramo hirya no hino. Aba bantu turabashimira mu muhate bagize. Iyobokamana, Bikemu n'abandi bose bagiye bagerageza gufasha uno muhanzi kugira ngo kibura uyu munsi wa none abe yarageze aho ku kigero yari ariho. Mwese aho muri turabashimira, nubwo bidakunze kwagumaho, ariko kibura bigaragara ko umuntu wese yashyigikiwe yazamuka. Mwagiye mugerageza kumufasha, kumukorera indirimbo, kumujyana mu studio, kumukorera amarikava kugira ngo indirimbo ze zimenyekane, kumwamamaza, kumushakira ibitaramo. Abantu vraiment, nubwo uyu munsi turi kuvuga indi topic, turi kuvuga indi nkuru yuko atashye, ariko atashye hari abantu bagerageje gukora ibyo bari bashoboye. Mu buryo mwakoze, mu buryo mwazamuye uwo mwana, mu buryo mwamushyigikiyemo, mu buryo mwamufashijemo, rwose ibintu mwakoze ni iby'umumaro. Ikigaragara ni uko hanze hari abandi bantu bafite impano bashobora gufashwa, bashobora gushyigikirwa, bashobora kuzamuka, bashobora kugira ikindi kintu runaka bakora. N'abandi mujye mufasha, n'abandi mubazamure. Vraiment umugeni aratashye nibyo, kandi aruhukire mu mahoro. Icyo cya mbere tuvuga, nk'uko hajya hashyirwaho umuhate wo kumushyigikira mu buryo bwe bwo kuririmba n'uburyo bwo kumuherekeza buzashyirwe mu icyubahiro, bamushyingure mu buryo bw'umuntu wari umaze kugira icyo agaragaza, nk'umuntu ufite impano, nk'umuntu wari ufite umuhate wo mu ivugabutumwa. Kandi namukundiraga ko yagiraga ibiganiro byiza, agatanga ubuhamya, akagaragaza ukuntu yabayeho, akavuga situasiyo yanyuzemo, ukuntu yagiye yangwa, ukuntu yagiye yanenwa, bagiye bamujugunya. Ariko burya umugambi w'Imana ntabwo uhera. Umuntu yakwanga, umuntu yakuvuga nabi, umuntu yagusebya, umuntu yakubona ko udashobotse, ariko burya icyo Imana yakugambiriwe ntaho kijya kijya. Imana yavuze ko uzabaho ubaho, Imana yavuze ko uzaramurarama, Imana yavuze ko uzaririmba uraririmba, Imana yavuze ko uzabwiriza. Mbese icyo Imana igambiriye ku mwana w'umuntu ntawagihagarika. Ndabizi habaho impamvu nyinshi, hari n'ibyantu bibwira, ibyantu batekereza. Iyo umuntu agusebya, akakwandagaza, akakuvuga nabi, akavuga ngo ntabwo uzikamera nayimbwa. Yego, nta nawe dukeneye gukama, ko ntacyo yatumarira. Umugambi w'Imana kuri twe igihe cyose uhora ari mwiza. Bibiliya ivuga ngo zibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibizaza hanyuma. Hari igihe abantu batwibwiraho ibyawo, ariko hari umugambi w'Imana idufiteho. Uyu mwana w'umukobwa mu myaka y'32, imyaka nk'ibiri yari amenyekanyemo, rwose Imana imuha iruhuko ridashira, kandi rwose imuwe bugufi. Tugira umugisha tubona atahukanywe, ashyingurwe neza, ashyingurwe mu Rwanda, abantu tumuherekeze nk'umuvandimwe. Bizadushimisha cyane. Icyo kintu twifuza, nibyo tunakeneye. Ariko ku bw'abantu n'ibitekerezo byabo, ubu hari abatangiye gutekereza ati habaye iki, ati se kuki ataje mu Rwanda, kuki atazanywe, kuki ataje kuvurirwa inaha, yarozwe, se yagize ute. Ibyo byose ni ibyo abantu bavuga, ariko watashye yatashye. Cyo tumwifuriza ni iruhuko ridashira. Yatashye, ntabwo kuba yaza, kuba yari buze, nimba Imana yashyizeho umugabane. Yobu navuga ngo Imana ishyira umugabane ku buzima bw'umuntu adashobora kurenga. Nimba Imana yari yamaze gutegura ko atashobora kurenza iyi myaka, nta kintu na kimwe wari bukore ngo iyi myaka yirenze. Nimba Imana yavuze ko yateganyije ko utazarenza imyaka 33, ntukintu ushobora gukora ngo iyo myaka uyirenze. Ikintu gusa, ahubwo umuntu ntajya apfa igihe cyo gupfa kitaragera. Icya kabiri, nta muntu ujya upfa aho azagwa atarahagera. Nta muntu ujya upfa ikizamwisha kitaraza. Niyo mpamvu Imana itegura inzira zose z'umuntu.
imutegurira ameza, imutegurira inzira. Ni ukuvuga ngo mu nzira ze harimo aho azaba, hari aho azagwa, hari uburyo azashyingurwa, hari uburyo azakuramo. Icyo cyose nicyo bita orientation y'ubuzima bw'umuntu, desite y'umuntu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu rero nta kwirirwa bazanga ngo ubwo baramurogeye muri iki. Yego biranashoboka, ntabwo tubihakanye, biranashoboka. Ariko nubwo bimeze gutyo, turebe ku buzima, turebe icyo Imana ari mugambiriyeho, icyo Imana ari yamutumye kwa ivugabutumwa, ahagejeje n'aho atahiye, niryo ni Imana ashaka ko arigarukiriza. Wenda yarebye imbere ibona ashobora kuzagira ibyo yangiza cyangwa nabo bakamwangiza. Uyu mwana yagendaga protection ye nubwo yari ihari, ariko ashobora kuba yagira ibyo atakaza, yagira ibindi bintu abura. Ariko Imana ubwayo ifite uburyo yateguye umugambi wayo ku bantu. Imana ifite uburyo yateguye umugambi wayo ku muntu. Umuntu ashobora kwiga, ashobora kuririmba, ashobora kubwiriza, ashobora kuba afite izindi mpano zitandukanye, ariko umugambi Imana imufiteho igihe cyawo cyagera cyo gusohora ikamucyura. Njya nsoma inkuru za Yonatani bivuga ko yari umukiranutsi mu nzu yo kwa Sawuli, ngo akishijwe ndetse cyane, ngo ariko nyuma y'igihe runaka Imana ishima ko Yonatani ataba umwami. Kwari kubera iki? Kubera ko Imana yashyizeho umugabane adashobora kurenza. Yonatani aragenda, n'abandi baragenda bo kwa Sawuli, ariko bagenda kubera ko umugabane wabo Imana yaramaze kuwugera. Niyo mpamvu soza navuga ngo Imana ihegogwa iruhuko ridashira, kandi imuhe iruhuko ridashira, imutuza heza, ku muzuko w'abera. Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Mwuka ati kuko baruhutse imiruho n'imihati yabo, kuko imirimo yabo ije baherekeje. Hari imirimo akoze mu gihe cye runaka, hari imirimo akoze mu minsi itambutse. Ndamwifuriza iruhuko ridashira, kandi Imana imube bugufi, imwakire mu beza. Shalom shalom. Imana imwakire.